ndababaye pe reka mbisubiremo reka ndababaye pe. Ibaze kugira ngo uterete umukobwa umumenyere ishuri, umumenyere ikayi, umumenyere buri kimwe cyose, ewana mubyarana abana bagera muri 5, nurangiza nubona abo bana batari bakora wice nyine. Nyine ufata ibyuma umuteragura ibyuma 35 ngo nuko wagiye gupimisha abana, usanga muri abo bana nta mwana n'umwe ngo uhuje DNA n'izawe. Mu magambo hinaguye ngo nuko abo bana bose atari abawe. Kuko abanyarwandakazi inshuti z'u Rwanda, mwandike muri comment, ubanye n'umugore wawe wenda urugero mwabanye imyaka igira muri 4 cyangwa 6, ugasanga abo bana mwabyaranye ntago ari abawe, inyuturano wamuha nuko umwica. Hari umwe urimo kubivuga gutyo mu buryo bumwe cyangwa mu buryo bundi, wamwica koko? Ibaze kugira ngo ufate umugore wawe umwambike umugozi w'umurunga, uvuga ati noneho ngiye gufata umwanzuro munage ku itaje. Munage ku itaje ifite hafi itaje ifite metero 3,000. Uzi kugira ngo umugore yitabare agiye kumujugunya muri wese. Ibaze ubuse nk'uwo mwana ukuze agasanga ababyeyi bameze gute, umwe arafata umuhoro, undi agafata isuka, bahurira mu gikoni, umwe agafata akamamiyo, undi agafata isafuriya. Ubwo se koko mana yanjye abanyarwandakazi inshuti z'u Rwanda, tugeze muri ya misi ya nyuma ya yindi abakozi b'Imana bavuze ati ngo buri muntu umwe azajya yirarira. Kwirarira ni ukwireberaho ku buryo utakora ikintu cyaguhesha agaciro kuri mugenzi wawe. Ibaze umugabo ndababaye. Ngaye nguko rero ni diaspora yabaga mu Bubiligi, yarafite umugore yari afite imyaka 39, umugabo afite imyaka 45. Umugabo yaramaje gutandukana n'undi mugore, barakoze divorce. Amaje gukora divorce rero, igihe covid yazaga, umugabo aravuga ati ntabwo nabaho nafite uwundi mugore. Yarangije ahita afata umwanzuro wo gushaka undi mugore, bashakana, abakuru ubukwe bwiza rwose, ibintu bigenda neza cyane. Bakoreye ubukwe muri hoteli hariya rwose muri arena, ibintu bigenda neza cyane rwose, abantu baraza barizihiza, ibintu bigenda neza cyane. Twabaje n'agaciro bakoresheje, basanga bakoresheje miliyoni 26. Urumva ubukwe bwa 26, urumva ni ubukwe bwiza cyane, kuko urumva umusore yari afite akazi gakomeye cyane, yajyaga mu Bubiligi akazana imari akagurisha mu Rwanda, n'umukobwa yari afite akazi ko kwamamariza ibigo bigiye bitandukanye. Nuko nguko rero umugabo amajije gukora divorce n'umugore wa mbere, aravuga ati ntabwo nabaho n'ubundi ni natera akabariro. Burya namenye gutera akabariro, aravuga ati reka nishakire igikobwa kiza cy'igitomate ari kingiki mureba. Bashakanye n'umukobwa afite akazi ke, barashakana rwose, ibintu bigenda neza cyane. Reka nsubire inyuma gato y'abashakanye, mu gihe covid yavagamo nibwo bashakanye, muri cya gihe cyitwa guruma mu rugo rwose. Igihe rwose Kabera yavuga ati kwakange ni guma mu rugo, kwakange no kuguma mu rugo, bigera gutya barashakana, ibintu bigenda neza cyane. Bamaje gushakana bafata gahunda yo kujya mu Bubiligi, kujya gupagasirizayo kugira ngo bazajye bakora ubucuruzi bwambuka imipaka. Burya no muri iki gihe rwose abanyarwandakazi barisobanukiye, basigaye babikora. Nuko nguko baragenda rero, umugore ngatangira kwitwara uko yishakiye, ariko n'umugabo mu gufuha ngo nayo nyine akazajya amukontorora mu buryo atishakiye. Urumva muri bose nta n'umwe uri mu murongo. Ugasanga umugore arimo gukora amakosa, ariko n'umugabo yajya kumuhana, akamuhana adakosoye amakosa, ahubwo akamuhana akurikije mu marangamutima ye.
abashinzwe umutekano bakabijyamo, bamara kubijyamo ntihagire umusaruro bitanga. Ngaye nguko rero wari umunsi wo ku cyumweru, wari ku munsi wo ku cyumweru, cy'iki cyumweru nyine turimo, umugore nyine afata umwanzuro ajya gusura abandi bagore bagenzi be. Amaje kubasura yirirwayo, yaje bwije, kuko ahangaha nyine ntabwo bajya bagira babakozi bo mu rugo, ku buryo wafata umukozi wo mu rugo ukamubwira ati ubu ndebera aba bana, kuko urumva niba n'abakozi bo mu rugo yarafite abana yabasigiye umugabo. Ngaye nguko rero abana amaje kubasigira umugabo, abana barerera, umwe yarira, undi akarira mu mugongo, undi akarira ku bibiro, umugabo baramucanga. Umugabo aravuga ati ninjye nahindutse umugore mu rugo ndiki. Ngaye nguko rero umugore atashye, yatashye saa 4 za nijoro, arangije aravuga ati nka kwica nkajya kukurega. Azavuga ati sheri shushuha ni bebe, icyuma cy'urukundo, icyuma ndagukunda. Umugore rwose azayiterera utwo dutoma dutera umugabo we. Ngaye nguko rero umugabo we rero yarakaye ko bamusigiye abana bakamurushya, akaza avuga yitera utwo dutoma, avuga ati ngewe nje kwirebera umugabo wanjye. Umugabo yarari munsi y'urugi yamwikinze, aravuga ati wiriwe hehe? Aravuga ati ariko ubundi hari icyo mba najyanye mugabo wa, ubundi bimeze bite? Akivuga gutyo rwose nk'uko twamakuru twayakiriye, yahise amukubita wa mutego witwa mvira ahangaha cyangwa umvire mu rugo, ahita yikubita hasi. Amaje kwikubita hasi, mu kwirwanaho nawe, murabizi nyine baca umugani ngo nawe urwana udakoramo, cyangwa ngo nawe usangira n'undi adakoramo. N'umuntu umudamu yamukubise igipfusi, amaje kugimukubita agapfusi, hanyuma uwundi abasembuye ibisazi. Nuko nguko kumuteragura ibyuma 36 mu ijosi, arimo kuvuga ati n'ubundi ntabwo nzabana n'umugore utamfasha buri kimwe cyose, atamfasha buri abana, atanyubaha kandi atangaburira ku gihe, cyangwa atama agaciro nk'umugore. Amuteragura ibyuma bigera muri 36. Nibwo ibitaro byaho ngaho byatangaje nguko rero uko byagenze. Mana y'Abrahamu na Isaka na Yakobo utabare. Ibyuma 36 mu muhogo. Amaje kumuteragura ibyuma 36, umugabo yahise afata icyemezo, ahamagara ambirasi iraza, irikisanga umuntu yashijeho umwuka. Noneho ikintu umugabo yahise akora, yahise atera ya mbere, ajya kuri polisi arerega, aravuga ngo nishe umuntu, yica umugore we. Umwana umwe bari bafitanye yarafite imyaka 3, uwa kabiri afite imyaka 4. Imana y'Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imva umwana umwe afite imyaka ingahe, undi afite imyaka ingahe? Ubu se koko nk'uwo mwana nakura azakura mu biwe buzima? Rwandakazi wacu Muhire Derek akaba arigendeye. Buriya mwebwe ntabwo mubizi ikuntu akoze. Umugabo ari yishe n'abana, yishe n'umugore. Yewana, natwe n'igihugu cy'u Rwanda ni nkaho twe twaramutumye mu inshingano, kuko n'ubundi hari barasize mu gihugu. Ariko ubwo ngubwo nta kundi twabigenza, ni ukwihangana. Banyarwandakazi urimo kunyumva, ikintu ngo 99 bazize ngo nuko yagiye gupimisha abana, asanga muri abo bana bose nta muntu n'umwe, nta mwana n'umwe bahuje amaraso. Ngo nicyo kintu nyine cyatangiye kizamura imisemburo yuko batuje. Gusa nyine nta kundi byagenda, Imana imwakire mu bayo. Kandi n'uwo mupapa wafunzwe nta kundi nyine niyihangane, wasanga ari satani. Kandi nabwo niba atari satani, azasenge Imana izabigenda neza. Ngaho murare n'Imana, muhore n'Imana. Nawe umvishe ikiganiro ujye ukontorora umujinya wawe, kuko nta kintu cyamukoresheje amakosa atari umujinya.
ngewe rwose ngewe ninshaka umugore ndacyari ingaragu ngaramira kirambi ninshaka umugore ibintu bikagenda neza ngewe nzavuga ati madamu pe ihangane mbabare dutandukane yo kugira ngo uzanyice cyangwa nzakwice. Banyarwanda inshuti zanjye murare neza kandi mumererwe neza. Bye bye, ciao ciao.